gutongana ntujye ubabona se baza kuntonganya hano nguvuga Mutesi kwera iki ntamuvuga kari utugaburira ako nagahinda kanyishe ngagiye kuva muri social media njya agahinda kanyica n'ababeshyi nava muri social media zo tuzakuraho izindi topic umusatsi mwinshi ubwirwe n'iki ko atarimo conflict yo kuvuga ngo muremera gukora ibi n'ibi cyangwa ntimubyemera ariko siko karibyo no kuvuga ngo hari umwe wirabura ntago yigeze ajyayo nyine naho ndi wirabura wa marinette nawe wundi nawe uri rwota amasimbi nta niyohereje nda n'umudamu ni ntumwa ngo yigeze yohereje wa mudamu w'igisatsi cyinshi cyiza nawe ngo ntigeze ahagera Pastor Mutesi wabishaka wabyemera uri igisiniya kinini kigaburira abantu nyamwinshi kigaburira imbaga nyamwinshi wabikunda utabikunda uri igisiniya uri igiplateau kigaburira abantu benshi mu buryo bwose bushoboka mu byiza ndetse no mu bibi uri igisiniya pe Mutesi abariyize kw'iyi mihanda abamumenye bose bamumenye ari umuntu nyine ubwiriza ubutumwa bamumenye ari umuntu uvuga amagambo yubaka abantu benshi bamumenye ari umuntu uvuga mbese ibintu bikomeza abantu amotiva abantu agira abantu inama nibyo ngibyo abantu bamumenyeho ariko abantu bakaza muri comment bamuvuga uko yatandukanye n'umugabo uko yabanye n'uwa mbere wa kabiri mbese buri wese akaza avuga ibyo ashaka abitwa rero ko bazamukanye nawe bamenyanye nawe nibo birirwa bamusebya kuri aya macano Mutesi apfushije wari fiance ubwo ngubwo ari umudiaspora ibyo bigiye iruhande baramwatatse ngo ntakwiye gukora ikiganiro yagize ate yapfishije fiance ibyo ubwabyo ni ikibazo Mutesi agize atya yikoreye ikiganiro avuga yuko Imana nimuha umugabo azashima Imana yuko Imana izayimugiriye neza ubwo akimara gukora icyo kiganiro babandi birirwa bumva bagomba kumuriraho babandi birirwa bumva bagomba kumusebya kubera ishyari no kubona yarabarenzeho bumva ubuzima bayemo adakwiye kububamo kandi si bamuremye si we ntabwo aribo bagize icyo bamuha kuko Imana iraguha ntimugura kandi igikundiro gihabwa nande na Nyagasani abo rero badashaka kubyiyumvisha nibo birirwaga bamukorera iki ama episode umunsi ku munsi akoze icyo kiganiro bose baraza baritereka bati Irani Planka we na Sabe bapanze kugira ngo abadiaspora bamuha amafaranga kuko n'ubundi atunzwe no kugira gute atunzwe no gusabiriza n'ikimenyimenyi nta kazagira n'ikimenyimenyi ni umuntu uraho ubayeho mu buzima buhenze buri classe ariko ikintu akora ntikizwi abandi babaraje bavuga ati Mutesi kuntu abayeho ntabwo byumvikana ati reba kuntu yambara imyenda ihenze yambara ibitenge n'amabaze byo mu madolari za 400 za 500 icyakora ntikizwi ati ubwo rero kubw'izo mpamvu ibyo bintu ntabwo byumvikana bya Mutesi ibyo byose ni ishyari ariko iryo shyari ryabo ko baba barizanye ahangaho ku masocial media nibwo buryo Mutesi abamo iki ni igiplateau ibyo birabatunze ariko batunzwe no kugira gute no kumusebya baravuze bati Mutesi ntabwo ukwiye gushaka undi mugabo uri umushumba uwo mwatandukanye bwa mbere mu gihe akiriho ntabwo ugomba gushaka undi mugabo bamuvuzeho byinshi bamugize ikiganiro bamugize igitaramo abandi baraza ati we Mutesi uri umurangi we Mutesi ujya mu bapfumu we Mutesi ukora n'imyuka mibi ati ntabwo ibyo byose ubuvuga udakorera Imana uri ikigore cy'ikiraya uri ikigore kirwa kibaba diaspora nta Mana ukorera ahubwo uri umutubuzi ubweskoro nibwo bugutunze abana bawe kuba babayeho n'ubweskoro kuba ahantu hahenze kubayeho ubuzima buri classe nuko uri umweskoro ibyo birabaye haza kumenyekana Mutesi yuko yifitiye fiance witwa nde Murindwa Ferdinand umugore umwe araza aritereka aravuga ngo reka bantwariye umugabo ntibyumvikana ntibishoboka abandi ati ntacyo atunze agiye kumusahura ibintu bibaye byinshi mw'abantu mwe mwumva aba bantu ibyo bashinja Mutesi biba ari ukuri cyangwa ku mugani wabo ni ukugira ngo babone ibibatunga nk'uko
uyu mugore abyivugiye. Urumva kuba Mutesi aza akavuga abantu bakamukoramo ama episode bitunze abantu benshi. Kuba Mutesi hari ikintu yakora bitunze abantu benshi. Ijambo rimwe avuga abantu bari byazi iki umusaruro. None se abantu bavuze ngo ubukwe bwa Mutesi ntabwo buzaba. Umurenge urakorwa, hanyuma y'umurenge doti irakorwa. Doti bayishinjamo amadayimoni, gufungirana abantu muri wese, aba bameneye za kamera, abo bameneye amatelefone, ibyo byose biravugwa. Ngo inyama zabuze, inyama zabaye nkeya. Kugira ngo n'ubundi bakomeze bagire bate, umuntu bamukoremo ama episode. Ariko ubukwe bwarabaye. Ariko hanyuma y'ubwo bukwe ibirenze kuri ibyo. Kuba ubukwe bwarabaye, bari biteze yuko nta buzaba. Niba baragiye kubusengera, niba baragiye kuburogesha, niba bumvaga bari buze kurogesha bagena umwe akabura cyangwa umwe agasara cyangwa umwe agapfa, situbizi. Icyo tuzi cyo nuko habaye ama episode menshi avuga yuko Ferdinand yatorotse, Ferdinand agiye gusaba divorce, atari yabana n'umugore, yuko we na Mutesi ibyo barimo byose byarangiye. Ibyo byose ntibibayeho. Ibyo si bigiye ku ruhande. Haza rero indi nkubiri yo kuvuga ngo umuntu witwa Sabe kuba ataratashye ubukwe ni icyaha. Chita Magic kuba ataratashye ubukwe ni icyaha. Uwanyanasiya kuba ataratashye ubukwe ni icyaha. Mwa bantu mwe tuvugishije ukuri, usibye ikintu cy'isebanya. Kuza uvuga ngo Sabe wa Isimbi TV ntabwo yohereje umuntu umuhagarara mu bukwe bwa Mutesi kandi ngo ari team ngo y'abantu b'inshuti ngo baziranye. Abantu bavindimwe na Sabe bose urabazi wowe. Abantu bavindimwe na Chita bose urabazi wowe. Abavindimwe na Wanyanasiya urabazi wowe. Ese usibye kuba utabazi ko habaye ubukwe hakaba umurenge, abantu bose ntabwo bawugiyemo. Na Dote rero nta gitangaje yuko abantu bose batayigiyemo. Ariko mbere yo kuvuga ibyo ngibyo ngo kuba bataragiyeyo ngo nuko ngo bigobotoye ngo imyuka mibi ngo y'ikigare ngo cya Mutesi, wibuka ko hasigaye kujya muri eglise. Ntabwo bari bajya muri church abantu. Urumva ubukwe bugira amaparti menshi. Urumva umuntu ashobora no kujya atajya mu rusengero ariko ukamubona he muri reception. Urumva ariko ngo kuba bataragiye mu bukwe icyo ni icyaha. Kuba batarabutashye ni icyaha. Ese si ushobora kugira impamvu? Yaba uwo Sabe yagira impamvu, yaba uwo Chita yagira impamvu, yaba mama Asiya yagira impamvu. Ntushaka kutatendinga ubukwe se ukohereza umuntu message ukamuha niyo momo n'ijambo ryiza rirabaye. Ntago ari itegeko ko abantu bose bahurira muri sale. Ariko kuba ubwabo bataragiye mu bwo bukwe batarababonye aho ngaho ngo ni icyaha, bakoze ikosa rikomeye. Ngo ubwo ngo bigobotoye ibintu ngo by'ikigare by'imyuka mibi ngo ya Mutesi, ngo kubaho ngo bari kumwe ngo kandi ari ibintu ngo akoresha ngo byo mu barangi. Mw'abantu mwe ntitukihutire kuvuga, nitwemere yuko yego ibi ngibi bya social media ni akazi, ariko tureke kubikoramo nyine akazi dusebye umuntu ku bintu tutahagazeho, ku bintu tutazi, ku bintu tudafitiye gihamya, kugira ngo dutume umuntu yangwa n'abandi. Ibyo ubwabyo no gusiga umuntu icyasha ku buryo umuntu ushobora kuba nakunzwe abantu bakamwanga. Nko kuvuga umuntu ngo ajya mu barangi, ntabwo ibyo bintu ushobora kubyerekana gihamye. Ku mugane waba nabo bantu batatashye ubwo bukwe, nawe ho ukajya kubishimangira ukumva yuko uwo muntu akorana n'iyo myuka. Urumva rero niba ibi ngibi ari akazi tureke kubikora ko tugera dute dusebanye. Mwewe mwanya muri kwivugira yuko Pastor Mutesi nava muri social media mutazabona topic. Nimukore topic, ni umuntu w'umubyeyi mwamugirira ibanga nubwo yabakoze ikosa. Ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo by'abarangi ngo ajya mu barangi, ibyo bintu byo kuvuga ngo we na Sabe ngo baba bapanza ngo kugira ngo aba diaspora ngo babahereza amafaranga, ibyo byose nta muntu bizi. Ni ukumusebya, ni ibintu abantu bihimbira. Ibintu byose mubona biri aho ngaho. Mw'abantu mujye mumenya ko ari isebanya niba umuntu yivugiye ngo ntabwo tuzabona topic uyu muntu nava muri social media. Ibyo biduhumura amaso.